tena. Reka mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza. Navuga ngo amahoro y'Imana akomeza abane namwe mwese. Ngira ngo impamvu nje aha ngaha kuri kamera no kubera ko nkuko mubibonye uyu munsi nta episode yabonetse, ariko si uko episode idahari ahubwo ni porogaramu yacu. Ikitugeraho tuza aha ngaha ni uburyo bwo kugira ngo tuganire kuri izi episode 3 tumaze kubona za filime Nyampinga series. Ngira ngo mwabonye ko twabahaye ama episode 3. Muri iki kiganiro rero nimba warabashije kugira amahirwe cyangwa se warabashije kubona filime yitwa Nyampinga series, nuko hari icyo wamaze kubona muri iyo filime, nuko ufite igitekerezo ushobora kuduha, nuko ufite icyo watubwira kuri Nyampinga series. Ese Nyampinga series mwayibonye gute? Ni filime imeze gute? Ese murabona ari filime nziza tuyikomeze tuyibahe kandi kenshi gashoboka? Ese tuyibahe 3 mu cyumweru, tuyibahe buri munsi? Mutubwire, muduhe ibitekerezo. Ikindi kandi ikitwereka ko urwo rukundo mu rudufitiye, ikitwereka ko iyo filime mwifuza ko twayikomeza tukayibaha, mukoreshe ya burya iyo ukunda ikintu biba byiza no kugisangiza mugenzi wawe. Mukoreshe ya muyisangiza n'abandi bantu bayirebe. Nk'uko ro mwayibonye episode ya mbere maze kugira 250 byibura, tuzagere ku wa mbere aho tuzatangira episode ya 4 tugakomeza noneho umufiririzo. Tuzatangirane ku wa mbere byibura episode ya 2 nayo imaze kugera views byibura zireje 50. Nzi neza yuko ibyo bintu nta bandi bantu bazabikora, ni mwebwe muzabikora. Ni mwebwe bakozi bacu, ni mwebwe mudushyigikira, ni mwebwe dukorera. Iyo tutabafite nta kintu twakora, ariko kubera yuko twizeye neza ko urukundo mu rudufitiye, twizeye neza ko mugiye no kwihangana kugira ngo dutegereze episode ya 4 ku wa mbere. Noneho muri iyi minsi urumva guhera uyu munsi ku wa 4, ku wa 5, ku wa 6, ku cyumweru tube dusharing episode ya mbere, ya 2 n'iya 3, ndetse dukomeze dukurura abakunzi benshi ba Nyampinga. Kandi icyo nababwira abakunzi bacu nuko iyi filime muzayibonamo udushya twinshi. Ntabwo murambona muri iyi filime, ntabwo muzi isura ngiye kuzamo iyo ari yo, ariko nzi neza yuko uburyo muzambona muri iyi filime ni ibintu bizabashimisha cyane, ku buryo muzavuga muti wow, ewana kabisa twongeye kubona filime nziza kandi imeze neza. Ikindi rero nagira ngo mbabwire nuko tutazigera twongera kubatenguha bibaho. Ntabwo tuzigera twongera kubatenguha, kubera yuko nje hano kugira ngo noneho tubiganireho, mwumve yuko ibyo ndi kubabwira ari ukuri kandi kugomba kuzagenderwaho. Ni ukuri kugomba kuzagenderwaho, ni ukuri tugomba kuzashyira mu bikorwa. Mutagira ngo wenda Nyampinga nanze kuyibaha kubera ko idahari cyangwa n'ibindi. Oya, irahari rwose, ariko kubera yuko dukeneye kugira ngo abakunzi bacu bongere bagarukire ibihangano byacu. Nekeza ko hari n'abataramenye yuko iyo filime Nyampinga series yamaze gusohoka. Noneho mubafashe dusharinge, tubabwire baze turebe filime yacu Nyampinga series, noneho tuyirebane umuriro ukomeye cyane. Ndabashimira kubera yuko buri abantu nshimira cyane ni abantu twatangiranye filime yitwa Umwari series, noneho bakaba bari kureba na filime yitwa Nyampinga. Abo bantu ni abantu bakomeye cyane kubera ko ni abantu banyeretse urukundo kuva mu gutangira kugeza n'uyu munsi wa none. Reka wenda nse nkuvuga ku Umwari series. Umwari series twahuye n'ibibazo bikomeye bitoroshye cyane, maze kugira umutima ukomeye. Ntabwo nababeshya, si ibintu byo kuvuga ngo ndicara hano mbabeshye, ariko nzi neza yuko hari abantu mwakunze iriya filime kandi ntabwo mwigeze muyikunda kurenza ngiye wayikoraga, ngiye wayandikaga, ngiye wari uyizi, nayikundaga birenze uko mwebwe munabitekereza. Kuba rero Umwari series yarahagaze ikamera nkaho irangiye,
ntabwo ari ubushake bwanjye, ntabwo njyewe nanze amafaranga, ntabwo nanze gukorera abanyarwanda ngo mbahe ibyiza, ntabwo ibyo byose byanze. Ariko icyo nababwira ni uko abantu ntabwo ari beza. Ugirira umuntu neza ejo akagira gute, akagukanurira. Ugirira umuntu neza ejo akagukanurira. Urumva Umwari series yajemo ibintu by'ibibazo bikomeye, wari producer byasaga nkaho dufatanyije kuyikora. Urumva rero aza kugirana ibibazo n'umwe mu bakinnyi bacu, bituma rero duhomba umu producer, ibintu bikomeza kugenda binanirana, uwo mukinnyi nawe turamuhomba, tugenda duhomba n'abandi bagiye bavamo, kugira ngo mwarabibonye. Ni amatika akomeye cyane yagiye aza muri filime yacu, cyangwa se navuga ngo ni satani yaduteye. Filime yacu izamo ibibazo, noneho kubimanaginga biba ikibazo. Ubwo rero biba ngombwa yuko filime tuyirangiza, kubera ko twabonaga yuko twe tumaze kugera mu gihombo gikomeye, kandi kikaba ari igihombo twebwe ubwacu twabonaga yuko turi kugiterwa na bamwe mu bakinnyi, kubera ko ukorana n'abakinnyi mukorana, ntago wamenya ngo ese ukunze projet ninde, uri gukora ibyo bintu abikunze ninde, waje afite ishyari yumva ko ibyo bintu byarangira bikava mu nzira bikagenda ninde. Abo bose muba mukorana baba bahari, abanzi baba bahari iruhande rwawe gutya, babandi baba bakubwira bati ibintu bimeze neza. Abo ngabo nibo bandangije, nibo bandangije. Umwari series irahagarara, ariko gira ngo mwayibonye ko Nyampinga nayo ari filime itoroshye. Ababashije kuyireba, ababashije kureba filime yitwa Nyampinga ni filime itoroshye, ni filime itoroshye, ni filime y'umugabo ushaka umugore mwiza, ariko kubera gufuhira umugore we, kubera ukuntu abantu bahora bamubwira ngo umugore wawe ni mwiza, umugore wawe ni mwiza, nagatangira gutekereza umugore we barimo noneho bamukorera ibintu bitari byiza, maze arahindukira atangira guhohotera umugore we. Turabonamo inkuru y'umwana w'umukobwa uterwa inda na se umubyara, yari afite amahirwe yo kujya kwiga hanze, ayo mahirwe agahagarara. Ni filime nziza turi buze kubonamo urukundo rutangaje rw'umwana w'umusore ufite ikibazo cyo kutavuga, babandi bafite ubumuga bwo kutavuga. Urebe urukundo agirana n'umwana w'umukobwa witwa Nyampinga, nawe ufite ibibazo nyine byo guterwa inda na se. Ni filime ureba ukayibonamo inyigisho, ukayibonamo agahinda, ukayibonamo urukundo, ukayibonamo kwihangana, ukayigiramo kugira neza, ukayigiramo gusenga, ukayigiramo gukunda abantu. Ni filime umuntu wese yareba akabonamo isomo rikomeye cyane. Ni filime ifite amashusho meza, ni filime ifashe neza, ni filime editinze neza, ni filime igaragara neza, ni filime mbese nakubwira ngo full HD, igaragara neza cyane. Ni filime iri kuri karite iri hejuru. Navuga ngo umuntu utari kuyireba, umuntu utari kuza ngo dutangirane iyi filime, ari guhomba kandi bikomeye. Navuga ngo rero wenda nse nkukomereza muri bimwe by'umwari nandi kubabwira, abo bakinnyi bamaze kudukoroga no kuzana ibibazo n'ibintu bisa nk'amacakubiri bibayemo, uyu munsi wa none tukaba tutakiri kuyireba. Nibwo rero twaje no kugiramo ikibazo, abantu baraduhakinga, channel yacu barayihakinga, tugana ibyumweru bito utaprodinga. Urumva abanzi bari bamaze kuba benshi kabisa. Urumva umuntu ugeraho ashobora kujya gufata channel yawe akayitwara ukamara ibyumweru bito utaprodinga filime, ni ikibazo gikomeye cyane. Ibyo nabyo byatumye abakunzi bakundaga filime mwari batwanga, bumva yuko ibintu dukora nta gahunda nyine ntaki. Ariko impamvu abantu babonaga yuko nta gahunda dufite mu bintu turi kubaha, ntabwo ari impamvu yacu twebwe, ni impamvu y'izo ntambara zose twari turimo turwana nazo, kandi ziri mu bakinnyi, bamwe mu bakinnyi nyine dukorana, bamwe muri timu yacu ya hafi nibo baduteje ibyo bibazo byose twari turimo duhangana nabyo. Igihe mwabonaga filime uyu munsi iza, ejo nize, ejo mukabona episode iraje, ejo nije, ibyo byose ni ibibazo twari turimo turwana nabyo. Noneho kugeza nubwo tumara ibyumweru bibiri tutaprodinga filime, mwumva yuko nyine mbese tutari kubabarira neza ko filime yanyu mwayikundaga. Ariko icyo nababwira nuko
ibyo byose twaricaye tubiganiraho tubitekerezaho tubishyira ku murongo. Kuri iyi filime Nyampinga series ntabwo bizongera kubaho. Niyo mpamvu mpisemo gukora iki kiganiro kugira ngo uyu munsi mukirebe, mbabwire imigabo n'imigambi, mbabwire gahunda dufite, kandi tuyitangirane twese tuyifitemo uruhare. Uvuga ngo mwebwe ubwanyu ni mwebwe mugiye kuba ibitekerezo, tuyibahe 3 mu cyumweru, tuyibahe buri munsi. Mwebwe ubwanyu, mwebwe muri kureba kino kiganiro, niba uri kureba iki kiganiro wararebye filime Nyampinga series, duhe igitekerezo tubwire buri munsi cyangwa 3 mu cyumweru. Urumva byo ni ibintu nyine mugomba kumenya. Niba wararebaga filime yitwa Umwari series, ukaba uri kureba kino kiganiro utaraza ngo urebe Nyampinga series, nakubwira ngo uri guhomba cyane, kuko ni filime turi gukora izaba ifite ama episode 50. Nta bintu byo gukora filime irambirana ngo ama episode 100, 200, 300. Oya, biriya byose nibyo byadutezaga ibibazo. Episode 50 filime yacu tukayireba tugata tugeza ku musozo, tukayireka tukayihagarika tugatangira indi. Ubu niyo gahunda dufite, nta bintu byo kurambira abantu, nta bintu reka. Kandi ibintu ndi kubabwira ni ukuri, guhera ku wa mbere muze ewana. Niba wumva neza yuko tugomba gutangira ni filime yitwa Nyampinga, nakubwira ngo uri umunyamahirwe cyangwa se wahisemo neza, uko iyi filime izakuryohera kuva uko yatangiye kugera irangiye. Ibyo mbabwira ni ukuri. Ikindi rero ndimo nanasoza, abantu mufite impano, mwumva ko mufite impano yo gukina filime, abantu bumva ko mufite impano yo kwandika filime, abantu mwumva ko mwifuza kwiga kudirectinga filime, gushutinga, gufata amashusho, gufotora, ibyo byose ushaka ko tuguha amahugurwa, tukakwigisha kabisa, tukaguhindura umukinnyi mwiza, ibyo byose ubaye ubyifuza, wifuza gukorana natwe, watwandikira kuri iyo nimero uri kubona aho ngaho kuri screen yawe, ubundi tukagufasha. Kandi twizeye neza ko twifuza no kuzamura impano z'abantu bakiri hasi kugira ngo nabo bagire aho bagera. Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane.